mwaramutse neza, mumeze mute? Mumeze fresh? Hari ikintu kimwe nshaka ko tuvugaho, maze iminsi mbona mu bajeni kikanyobera, ugasanga umuntu ajyaho ari kwirirwa avuga umuntu runaka ateye atya, runaka ameze atya, akagenda biba urwango mu bantu. Mu by'ukuri imbaraga yakagombye gukoresha atekereza ikintu yakora cyamuteza imbere, cyangwa se cyatuma nyine we yiteza imbere, ari kugenda avuga umuntu nabi. Mani, umwanya wakagombye kubuta uri gushaka amafaranga, uri gushaka ikintu cyatuma nyine utera imbere, uri kugenda uvuga umuntu, kugenda uvuga abantu. Ese ubundi ubona ibyo bintu bizabageza hehe? Mumbwire, ibyo bintu amaherezo yabyo ni ayahe? Urananirwa kubyuka utekereza ikintu cyatuma utera imbere, cyatuma wivana mu bukene, dore ko bari kuvuga ko urubyiruko ari twe bantu dukennye ba mbere baza ku isonga rya mbere. Ariko kugira ngo ushishikazwe no gukora ibintu bigufitiye inyungu, uri kugenda uvuga abantu bla 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 bla, umunwa wakurenze. Ese ubundi ubona ibyo bintu bizarangirira he? Mumbwire namwe, mubona ibyo bintu bizarangira gute? Ugasanga umuntu yabyutse mu gitondo, ikintu kimuzinduye ni umunwa, ni ukubyuka muri telefone. Ese urabizi runaka byagenze gutya? Ese urabizi runaka ko ari gutya ameze? Mani, uracyameze gutyo? Iki kinyejana turimo ntabwo ari icyo gufata umwanya wawe ngo upfushe ubusa kuvuga ibintu bidafite gahunda, bidafite 12. Wakagombye gukora ikintu kigufitiye inyungu, kiri bukwinjirize, ariko uri kubyuka uvuga ubugambo utamenya ubwo ari bwo. Amaherezo y'ibyo bintu sinzi ayo ariyo, wenda hari wasanga babonamo inyungu twebwe tutabizi, ntawamenya. Bantu banjye rero, ndabashishikariza kunkorera subscribe umwuka byaramwe. Mwore subscribe, nshimira n'abantu bamaze kuyikora, bashimira cyane rwose, mwarakoze. Buri muntu wese uri bubona aka video ankorere subscribe. Subscribe ni ibintu birenze. Ugasanga umuntu yakoze video zagize views 4,000 cyangwa zagize views 400, ariko ugasanga abasubscribe ni 30. Mwagiye koko mufashanya koko? Nizere ko muri bubikore.